Bakristo bavandimwe ndabasuje mu izina rya Yesu, n'umuvandimwe wanyu Pastor Clement ndongeye nagarutse ngo tuganire. Imana yo mu ijuru ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Nishimiye ko nongeye kugaruka hano imbere yanyu rero, nabyo ni ukubishimira Imana kubera ko muri iyi minsi impfu ziri gutwara abantu mu buryo bwinshi butandukanye, nk'uko Imana yabitubwiye mu minsi yashize ngo tubibabwire ko abantu bagiye gupfa benshi batandukanye kandi mu buryo butunguranye. Biri kugaragara sinzi namwe niba muri kubibona, ariko abari muri Kristo Yesu ntabwo dutinya gupfa, ahubwo ikibazo ni ugupfa tutejejwe. Nicyo cyaba ari ikibazo, kubera ko nyuma yo gupfa umuntu atejejwe amaherezo aba ari ukurimbuka. Niyo mpamvu ndimo ndabwira abantu rero kugira ngo bagerageze kubaho bitunganyije, kubera ko urupfu ruri bugufi kandi ntabwo twishimiye ko umuntu yapfa agazarimbuke, ahubwo dushaka umuntu yapfa akava muri uyu mubiri ariko akazahabwa ubugingo buhoraho umunsi abantu bazaba bazutse bose bagiye gucirirwa urubanza rwawe rukazaba rwiza. Rero tumaze iminsi tuganira byinshi bitandukanye, tuvuga byinshi ku batekamutwe bitwikiriye Bibiliya bakajya kwesuruka abantu, tuvuga ku matangazo menshi atandukanye avuga ku bintu byinshi bitandukanye. Ariko uyu munsi wa none ndongera nagarutse kugira ngo tuganire n'ubundi mu buzima busanzwe. Ibintu bikomeje kugorana abavandimwe, ibintu bikomeje kugorana, ari nako Satani akomeje gukora mu buryo bwinshi kandi mu buryo bw'amayoberane. Ariko reka mbakangure mbabwira ngo mube maso, kuko iminsi ntabwo ari ya yindi. Hari umuntu ugeze kuducira agatekerezo aravuga ngo umunsi umwe ngo bafashe igikeri bagifata ubuguru buri bw'inyuma, barangije bagikubita nyiriya kigwa mu mazi. Kikubise mu mazi rero kibanzaho inda, nuko cyumva amazi yahindutse ukundi kuntu. Kirangije kibwira bigenzi byacyo ubwo rero ngo umurongo impagazi rero ngo amazi ntabwo ari ya yandi. Ubwo rero natwe muri iyi minsi ntabwo ibihe ari bya bindi bisanzwe, ahubwo ibihe byahindutse n'iminsi yahindutse. Ndagira ngo nshishikarize abantu kuba maso no gusenga, kubera ko Satani yashatse ubundi buryo bwinshi bwo kugira ngo abashe kurimburamo abantu benshi mu buryo bwinshi butandukanye. Mbamaze iminsi mbabwira ku bintu bijyanye n'amadini n'amatorero. Muri iyi minsi ndi kubabwira ngo mukanguke. Satani yatubibyemo ibintu byinshi bitandukanye, tubibamo urwango ariko mu buryo bw'ubwenge utamenya, ariko Imana yagiye ibishurira abantu benshi batandukanye. Nanjye rero ndimo ndabigaruka muri iyi minsi kugira ngo mbabwire ngo aho usengera hose wikwita kuri iryo dini, wikwita kuri iryo dini cyangwa wita kuri iryo torero, ahubwo ita ko uri umwana w'Imana. Kandi umwana w'Imana ntiyanga bagenzi be. Umwana w'Imana akwiriye kurangwa n'urukundo. Ariko amadini turimo ari kutubwira ko bari ari babi, ari kutubwira ko bari atari beza, ari kutubwira ko bari abazarimbuka, ari kutubwira ko abatakora ibi n'ibi niba batubahirije ibi n'ibi n'ibi ngo bazarimbuka. Ariko biritubwira iki? Biritubwira ikintu kimwe: umuntu wese wamwemeye akamwizera mu mutima we, uwo wese azahabwa ubugingo buhoraho. Wemeye ko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, uwo ni we nzira. Wamwizeye akamwizera nk'umwami n'umukiza mu buzima bwe, agakora ibyo gukiranuka, uwo nguwo byanga bikunda ijoro azaritaha. Hari ukumwizera, wamara kumwizera ugakora ibitunganye kandi bikwiriye, ukanga icyaha n'igisa nacyo. Umuntu wakoze ibyo ngibyo, ijoro byanga bikunda azaritaha. Uwamwizeye yamara kumwizera akanga icyaha, akagendera mu nzira zitarimo ibyaha, yamara kugendera mu nzira zitarimo ibyaha agakora ibyo gukiranuka, cyangwa se agakora iby'imirimo myiza. Imirimo myiza y'Abakristo Bibiliya irabitubwira. Ahasigaye akarangwa n'urukundo, ahubwo byanga bikunda azabona ijuru. Umuntu ukubwira ngo bariya ngo kubera ko batubahiriza isabato ngo bazarimbuka, bongo, uwo ni ukukubeshya. Umuntu ukubwira ngo niba utizeye ko Bikira Mariya ari kudusabira ngo ubwo uzarimbuka, bongo. Ntabwo Bikira Mariya adusabira. Bikira Mariya ni umuntu nkanjye. Bikira Mariya ni umuntu nkanjye, ni umubyeyi nkanjye. We ni uko ari umudamu, kandi ikindi cya kabiri akaba yaranyujijwemo kugira ngo ibyahanuwe bisohore. Yaranyujijweho ubuhanuzi, Yesu Kristo akavukira muri we. Ariko nyuma yo kuvuka kwa Yesu Kristo abantu benshi barabeshya ngo akomeje kuba isugi. Ni ukubeshya. Yabyaye abandi bana bene wabo ba Yesu. Bene se ba Yesu barahari. Mwibuke rya jambo rivuga ngo ari kumwe n'abantu, ngo bene so, ngo ababyeyi bawe ngo na mwene so ngo baragushaka. Yesu arababwiye ngo bene data naba turi kumwe, duhuriye mu murongo mu rugendo. Rero umuntu uvuga ngo Mariya ngo ni isugi, ngo yakomeje ngo yapfuye ari isugi, ni ukubeshya. Yabyaye abandi bana batubwira ko bene wabo ba Yesu barahari, abavandimwe ba Yesu barahari bagose bamukurikiye nyuma. Urabona bavuga ngo Yesu yavutse ari wenyine, ni ukubeshya, ni ikinyoma. Dukwiriye kumenya tukamenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Abantu bavuga ngo iyi si ngo izahinduka paradizo, ngo nuko ngo tuzibera kuri iyi si by'iteka ryose, abo ngo bongo, ni ukubeshya. Iyi si iriho izahinduka paradizo,
ariko nyuma y'igihe runaka abantu twigire mu ijuru aho tuzaba iteka ryose. Abantu bavuga ko batazajya mu ijuru, hazajya ngo 144 gusa, abandi se keretse niba ari bo bizeye Yesu umwami n'umukiza gusa. Umuntu wese wizeye Yesu Kristo umwami n'umukiza agakora ibyo gukiranuka, agakora ibitunganye, uwo nguwo ijuru azarigeramo. Abantu bavuga ngo bazaba mu isi rero by'iteka ryose, abo njye ntabwo ndi kumwe nabo. Njye ndi guharanira kuzajya mu ijuru. Niba hazajyaho n'abantu 10, aba 10 ngomba kuba mu byanga bikunda. Imana ishimwe cyane. Kumva abantu barakubwiye ngo umuntu ngo urye ibi ngibi ngo ntabwo azajya mu ijuru. Bibiliya iratubwira ngo ibyaremwe byose nta kintu Imana yaremye kibi. Ibyo kurya byose, ibijya mu nda byose ntabwo bihumanya, ahubwo igituruka mu nda. Nta kimanuka mu nda gihumanya, igituruka mu nda nicyo gihumanya. Yandi magambo, ibyo kurya byose Imana yaremye ni byiza, mukwiriye kubirya mushima Imana. Rero wowe ucira urubanza umuntu utarya ibintu runaka, nawe ufite ikibazo. Bibiliya itubwira ngo ntitugacirane imanza. Urya byose abirya kubwo gushima Imana, utarya byose ntabwo burya nyine kubwo gushima Imana. Ubwo nyine ni uko urya n'utarya ibyo byose ntacyo bimariye Imana, ahubwo wowe ubirya ushima Imana, nawe utabirya ushima Imana. Ucika uvuga ngo uriya kubera ko atarya biriya ngo ntabwo azajya mu ijuru, uri kubeshya. Guca imanza, kandi umucamanza ninde? Ni Kristo. Ibyo ngibyo nabyo bongo. Imana ishimwe cyane. Icyo akora, hari abantu batemera Yesu Kristo umwami n'umukiza. Abantu batemera Yesu Kristo umwami n'umukiza, abo ngabo ntabwo ijuru bazarigeramo. Rwose niba usengera batemera Yesu Kristo umwami n'umukiza, aho ngaho umenye ko kujya mu ijuru bigoranye. Ariko ku muntu wese wemera Yesu Kristo umwami n'umukiza, akava mu byaha, akareka ibyaha, uwo nguwo byanga bikunda ijuru azagira gute? Ijuru azageramo nta kabuza, byanga bikunda ijuru azagira gute? Azarigeramo. Bakristo bavandimwe rero, uru rugendo turi gukora ni urugendo rukomeye, kandi uru rugendo turi gukora ni urugendo rutoroshye. Batukurikiranye ubushize nababwiye ikiganiro kimwe, nababwiye ijambo ry'Imana rimwe rivuga ngo niba ushaka gukurikira Kristo ubanze wiyange. Numara kwiyanga wikorera umusaraba. Numara kwikorera umusaraba ukurikire Kristo. Abantu muri iyi minsi rero ntabwo bari kwiyanga. Nafashe umunsi umwe ndi mu rusengero nkoramo umurimo w'Imana, hanyuma mbaza abantu ati se mwese mukurikiye Kristo? Abantu bose barambwira ngo dukurikiye Kristo. Ni ukuri mwese mukurikiye Kristo ko mwicaye aha ngaha. Abantu bose bashyira hejuru ko bakurikiye Kristo. Ndangije ndababaza, niba mukurikiye Kristo se ahari we wariyanze? Mbaza umwe ku wundi, mbaza babiri ngo bagende babazanye, umwe akabaza mugenzi we, none niba ukurikiye Kristo wariyanze? Abantu 96% abantu bose barambwiye ati Kristo ndamukurikiye ariko ntabwo nari niyanga da. Nsanga gukurikira Kristo abantu bazi ni ukujya gusenga, bakumva ijambo ry'Imana bagataha. Ariko Bibiliya ntabwo ari kwitubwira gukurikira Kristo. Bibiliya itubwira ngo gukurikira Kristo ni ukwiyanga. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ukikorera umusaraba. Icyo ni icya kabiri, warangiza ukamukurikira. None naje kureba nsanga abantu benshi bajya gusenga bashaka ibitangaza Imana ikora, bashaka amakoti, bashaka akazi, bashaka ibyo kurya, bashaka ibyo kwambara, bashaka Imana ngo ibaha abagabo cyangwa ibaha abagore, bashaka Imana ibaha ibyo kurya, mbese ibateza intambwe. Mbese bakeneye ibyo ikora, ariko ntabwo bakeneye yo ubwayo. Benshi bagendera muri icyo kigare cyo gukenera iby'Imana, imbaraga z'Imana, iby'Imana ikora ibitangaza byayo. Nibyo abantu benshi baba bashaka. Abajya gusenga benshi nibyo baba bashyize imbere. Ariko naje gusanga ari ibyo bitwara abantu, aho kugira ngo bakurikire Kristo basengera ubugingo bwabo, bibaza no kwihereza ry'ubuzima bwabo. Ibyo ntabwo babitekereza. Banze bazi neza ko bazaguma ku isi. Ariko nasomye Bibiliya dusanga kurama ko umuntu ari imyaka 70. Ubu ngubu niyo myaka Imana yagejejeho. Imyaka 70 umuntu aba amaze kugera igihe cyo kwitegura kwitahira. Ni ukuvuga ngo iyo uyirengeje uba uri mu nyongezo y'Imana. Rero abantu benshi bakurikiye ibitangaza by'Imana mu nzu z'Imana, cyangwa se mu nsengero, cyangwa se mu madini yabo, aho kugira ngo bakurikire Kristo bashaka ubugingo buhoraho.
nasanze uwo munsi rero abantu bose 98% batari biyanga. Nawe rero ushobora gukurikirana ikiganiro kuri Aje n'Ingoga TV cyangwa se iri jambo ry'Imana cyangwa se zimuguro, ugasanga nawe uri muri abo bantu. Niba uri muri abo bantu rero ukaba utari wiyanga, umenye ko Kristo amukurikiye. Bisaba kugira ngo wiyange. Mu kwiyanga ni iki? Ni ukwanga ibyakujyana mu byaha byose kugira ngo ubashe kuronka ibyatunga uyu mubiri cyangwa se mu buzima. Kwiyanga ni iki? Ni ukwanga amahirwe yawe yaraje ariko ashobora kugutandukanya na Kristo. Kwiyanga ni iki? Arega niyo wanze kurya uba wiyanze. Abantu benshi basengesha yarabananiye. Harabambwiye ngo barwaye igifu, ngo nukuri ngo iyo twirije pastor ngo mushumba rwose, iyo twiyirije ngo turwara ngo indwara, ngo niwareba ngo igifu, ngo hypertension ngo rwose ngita ngizamuka, ngo niwareba ngo birakomeye, ngo ubungubu nyine ngo nuko byagenze. Benshi baremye indwara kugira ngo batajya bakora amasengesho. Ariko reka ngubwire muvandimwe, niba udashoboye kwiyanga ngo wigomwe ibyo kurya by'umunsi umwe, kubera ko mu masengesho niho tubonera imbaraga. Mu masengesho niho tubonera umwuka wera. Mu masengesho niho tuganira na Kristo. Mu masengesho niho tugwiriza imbaraga. Wibuke ko mbere yuko Yesu ajya kwinjira muri uru rugendo, nawe yafashe igihe cyo gusenga amasengesho y'iminsi 40 ari gusenga Imana. Niho yambariye imbaraga, niho yambariye umwuka wera, niho marayika yamusanze mwongera amwuzuza, mwiruka muri kagashyamba k'Igetsemane ari gusenga n'abigishwa, nawe yari ari gusenga Imana. Niho yatuye ijambo rivuga ngo Kristo, umutima urakunze ariko umubiri ufite intege nkeya. Ati rero bibe uko ushaka nibibe uko njyewe nshaka. Natwe icyo kigero tuba tukigeramo. Rero iyo wasenze ugirana ubusabane bwiza na Kristo, Yesu arakwihishurira, ukagira amayerekwa, Yesu akagusanga mu buryo bumwe cyangwa ubundi, inzira zigafunguka, kubera ko mu gusenga harimo kwica umudayimoni, harimo kuzezengeza umuzimu. Iyo wasenze Imana umudayimoni w'ubushomeri araguhunga. Iyo wasenze Imana umudayimoni w'uburwayi araguhunga. Iyo wasenze Imana umudayimoni w'umurozi araguhunga. Iyo wasenze Imana umudayimoni w'umupfumu araguhunga. Iyo wasenze Imana abakwanga baragukunda kuko wasenze. Iyo wasenze Imana abatakumva barakumva kuko wasenze. Iyo wasenze Imana abataguha agaciro baguha agaciro kuko wasenze. Hari imbaraga ziri mu gusenga rero. Gusenga bikingura ijuru, gusenga byirukana ubuzima bubi, byirukana uburwayi, byirukana inzara. Njyewe narabibonye ndabizi, ibyo mbabwira ndabizi nabinyuzemo. Narasenze inzara irahunga, narasenze uburwayi burahunga, narasenze ubukene burahunga, narasenze inzara irahunga, narasenze abanzi barankunda. Gusenga rero habamo byinshi. Narasenze nuzura imbaraga z'umwuka wera, narasenze nuzura ishurirwa. Imana impano kubera gusenga. Nawe rero ndagira ngo ushishikarize gusenga, kubera ko nusenga niho uzahabwa za mbaraga zo kwiyanga. Wamara kwiyanga ugakurikira Kristo. None se niba utiyanze, ejo muri kogiye kuza akarengane, bakubwira ngo niba utemeye ibi ngibi ntabwo urajya guhaha muri iriya soko. Niba utemeye ko guhakana Yesu ko ari umwami n'umukiza, ntabwo urajya ku isoko. Niba utemeye kwinjira muri sisiteme, niba utemeye gufata ikimenyetso, ntabwo uragura cyangwa ngo ugurishe. Arega twarabitangiye. Hari abantu bazi ngo ibyo ngibyo ngo ni ibya kera, ngibyo bizahara bajya bambwira ngo ibyo ngibyo ngo bizaza twarapfuye. None se ejo bundi si covid yaje, hajya kugura cyangwa ukagurisha udafite ka kanuza? Iriya ni test bari barimo kugira ngo barebe ko bishoboka koko. Babonye neza ko bishoboka rero. Yesu ashimwe cyane. Babonye ko bishoboka, niyo mpamvu tugiye kwinjira muri bya bihe bakabikura mu mikino mu migaryo. Noneho bari gukora icyo bita essayage, irani provisoirement yo kugira ngo batestinge barebe ko gahunda zabo zizakunda. Ntabwo uzagura cyangwa ngo ugurishe udafite icyo kimenyetso. Niyo mpamvu icyo kimenyetso kigiye kuza. Kandi none se niba utariyanze uzacyakira. Rero hari ibintu batubeshya, abantu bakunda kutubeshya, bagafata shitani bakamushushanya bagize amahembe ameze ukuntu, bakamushushanya afite amenyo ari gukorara hasi, bakamushushanya afite umurizo, bakamushushanya ukuntu afite amaso ameze nk'ibitoroshi. Kuriya ni systeme yo kujijisha kugira ngo ni Satani umunsi azakugeraho uzibwire ko azaza ameze kuriya. Satani n'umumarayika ukeye aziramo akoresha abantu, akaza yiyoberanyije n'agakobwa keza, niba uri umusore cyangwa uri umugabo, akaza yishanyije mu gakobwa.
niba uri umukobwa akazishushanyije mu gasore, akaza akagushushanya paka kugushije. Rero abantu bakubwira ngo Satani azaza asa nabi ukuntu kwa kundi mubona ku bishusho, ni ukujujisha kwa Satani. Azaza ameze nk'umuntu nkawe nkanjye. Niyo mpamvu biri tubwira ngo uwizera umwana w'umuntu agira gute avumwe. Niwizera umuntu ngo umuntu nta gakiza kagira gute kamubonerwamo, umuntu ubonerwamo agakiza n'umwe ni Kristo. Kristo niwe wenyine ubonerwamo agakiza. Rero abantu batari kwiyanga muri iyi minsi, imbere hari imbere tugiye kugaragara. Kubera ko impamvu tugiye kugaragara, iyi sisiteme ya Satani ifite ingufu. Iyi sisiteme ya Satani iherekejwe n'amafaranga menshi mutakumva. Abapasiteri benshi mu Rwanda barabarokirisi, abavugabutumwa benshi mu Rwanda barabarokirisi. Murabona ba bandi bari kugira ngo batanga amamodoka, ngo bagira ibiki, ngo bakora ibitangaza byinshi, bari bose bari muri sisiteme ya Satani. Kandi ntabwo ushobora kwamamara muri ibi bihe tugezemo utari gukorana na Satani. Ntabwo ushobora kuba umuhanzi ngo wamamare utari gukorana na Satani. Ni ukuvuga ngo abahanzi bose mubona bamamaye bamaze kwinjira muri sisiteme. Muzabibona mu buryo bumwe cyangwa ubundi, biracyari mu rwihisho. Ejo bundi bigiye kubasitinga, bijya ahagaragara abantu bose mubamenye. Aba bishop, abapotere, ba profete wa nani, bishop wa nani, apotere wa nani, bose bubakiye ku mbaraga bajya gukura mu bapfumu. Hari abajya mu Buganda, hari abajya Tanzania, hari abajya muri Nigeria, hari abajya hehe, ni henshi. Imbaraga za Satani ziri guturuka henshi muri iyi minsi. Barangiza bakaza bakagira gute, bakaza kubayobya. Abantu bari muri za sisiteme za Satani, abakristo babo benshi baba baramaze kubijijamo abadayimoni, ku buryo utamubwira ngo hano urayobye, cyangwa se ngo umubwire ngo hano dore uramuneye kugera mu nzira zitari zo, ntabwo yabyumva. Kumubwira dore Apotre Mignone ejo bundi yagiye kugura amavuta yo gusiga abantu ngo yo gukora ibitangaza, kumubwira umuntu usengerayo ntabwo yabyumva. Kubera iki? Bamaze kubinjizamo imyuka mibi, bamaze gutwara ubwonko bwabo, ubwenge bwabo barabutwaye, ntabwo bashobora kubyumva na gatoya. Uretse imbaraga zo mu ijuru, imbaraga z'Uwiteka, izi nizo zifite ubushobozi bwo kumukura hariya zikamukura muri uriya mwijima. Kubera ko bazana imyuka mibi, babapuperamo, babacuciramo, abadayimoni bakabuzuramo, barangiza bakabatwara ubwenge. Ni ukuvuga ngo ibyo bavuze byose barabyumvira. Niyo mpamvu uzumva ngo mami, ngo uriya ngo ni dadi. Dadi wa wapi? Dadi wacu ni Kristo. Umuntu wese uzumva ari kwita umukozi w'Imana ngo uriya ngo ni dadi. Kristo niwe papa wa twese. Kristo niwe twese duhanze amasura y'umubyeyi wacu twese. Umuntu akajya ari imbere akajya abwira abantu ngo nutanyemera ngo nyite papa, ngo nyite ngo uw'agaciro, unyite ko nkugize, ngo niba ngwaye ngo guhagarara ngo gatutinga ijambo ry'Imana, ngo nutanyubaha ngo ntabwo uzaba wubashye Imana. Gute se ko dukwiriye kubaha Imana yatumeneye amaraso? Kristo watumeneye amaraso ku musaraba w'i Nazareti Goligota, akabambwa twe tukabamburwa. Ubu niwe dukwiriye kubaha, niwe dukwiriye guha agaciro, niwe dukwiriye gupfukamira. Abandi mwese muri gushaka ubutunzi, muri gukorera inda. Mwamaguye kugira ngo mukorere Imana, ariko byarahindutse. Satani yarabagirokirise, musigaye mukorera inda. Ngo bari mu nsengero zikomeye, ni insengero zikomeye ariko zitari Imana. Imana barayitaye, Imana bayise ku ruhande. Ariko mu minsi mikeya igiye kubonana nabo. Imana igiye kubonana nabo. Ikintu gikomeye cyane nuko mu minsi mikeya iri imbere, reka mboneho n'umwanya wo kubivuga, hari umuhanzi umwe uririmba izi ndirimbo za gospel, uririmba izi ndirimbo z'Imana, ukunzwe cyane mu gihugu, ugiye gucaho. Agiye gupfa. Ntabwo navuga ngiye kwitaba Imana, agiye gupfa. Kanogende subiremo iri tangazo. Umuhanzi umwe ukunzwe cyane hano mu Rwanda, uririmba indirimbo z'Imana, ariko nawe yinjiye muri ziriya sisiteme, Imana igiye kumusarura, agiye gupfa kandi azarimbuka. Uyu munsi uri tariki ya 5 z'ukwezi kwa 4 2024, mubitegereze mu bihe bidatinze. Umuhanzi umwe
agiye gucaho, kandi w'igitsina gabo, kubera ko yijanditse mu by'isi, ashaka gukunda iby'isi, ibyo Imana yamuhaye ntiyabiha agaciro, ashaka gutunga ibya mirenge no kwamamara birusheho. Iyo mpamvu Imana igiye kumucishaho, haratashye kandi azarimbuka nta juru, kubera ko yanze kumvira Imana. Ikindi cya kabiri, agiye kuzagenda n'umupasitori, nanone umupasitori ukomeye, ukunzwe n'abantu benshi, ariko ukorera Satani mu ibanga. Mugiye kubibona mu minsi mikeya, umupasitori ukomeye, cyangwa se umushumba, cyangwa se umubisha, cyangwa se umuapotre, cyangwa se umuprofete, simbizi, ariko ni umushumba, ntabwo ari mu baprofete. Bano baprofete bo abenshi ni abari kwishakira ibitunga inda zabo, bariya ni abatekamutwe, ni abatubuzi bita abaprofete, abahanuzi bahehe. Narababwiye ngo abahanuzi bariho kera, ubu uyu munsi turiho ni abahanuzi bariho mu isezerano rya kera. Abahanuzi uyu munsi turiho ku bw'impano ya Kristo ni abanyempano, ntabwo ari abahanuzi. Umuntu wita umuhanuzi ujya ubwira ngo kwa Jina na Yesu, ariko umuntu uzavuga ati ndi umunyempano, ni umwana w'Imana, Imana yampaye impano, uwo nguwo muzatega amatwi mwumve ibyo avuga, kandi ibyo azavuga nabyo muzabigenza ijambo ry'Imana. Ibitari mu kugenzura ijambo ry'Imana, kwesha mujye mukiraho towa. Rero kubw'ibyo ngibyo, uwo mushumba nawe, kubera ko yinjiye muri sisiteme za Satani, nawe agiye gucaho. Imana igiye kubarimbura umwe ku wundi, ntabwo izemera ko muyobya intore zayo iri kureba, igiye gukoresha ubumana bwayo kugira ngo muyibone. Abo bantu babiri nimubona baciyeho, muzavuge, muzamenye ko kabaye. Abo bantu babiri nimubona baciyeho, umuhanuzi ukunzwe cyane, umuhanuzi ukunzwe hano mu Rwanda w'umugabo urimba indirimbo za gospel, uwo nguwo aciyeho. Uwa kabiri, umushumba umwe muri aba bashumba bo mu Rwanda bazwi, afite ibitoro bikomeye, ibidini nako, itorero rya Kristo riri mu ibanga, afite ibidini bikomeye, binjiye mu myuka ya Satani. Abo babiri nabo, uwo nguwo nawe aciyeho. Nabibabwiye ko turi tariki 5 z'ukwezi kwa 4 2024. Abo babiri nimubona baciyeho babiri, kanere kugira gutya, kubera ko gutya nicyo bisobanuye, ni abantu babiri. Ibya bimenyetso bya gutya, mwe bona bifotoza gutya, ukabona umuntu ari kuvuga agize gutya, ibyo bintu mubyitondere, gira gutya urebe. 666 abantu bavuga bageze gutya mu bitondere, abari kuramya ya Satani, ni ikimenyetso kimwe cya Antikristo. Gutya abantu bagira gutya, abo ngo mu bitondere, abantu bagira gutya. Wenda njyewe na rutoki rw'ikumi mfite, ariko mureta bibibona, bagakora triangle, gutya. Abantu mu bitondere, bakora ibyo bimenyetso. Abantu bakora ibimenyetso bimeze gutya, abantu mu bitondere, ni abakozi ba Satani. Ni byinshi abantu bafite ya mitako. Mu minsi iri imbere nzayizana, ndi gushaka uburyo bwo kuyipuritinga, niba nashaka mashini ankureri puritinga ibintu, kuko nshaka kubabwira ibintu byinshi cyane bijyanye n'ububwire bw'umwijima. Niba ndashaka ipurinta ankureri, wowe uri kunyumva cyangwa se turi kuvugana, wanwerera kuri icyo gikorwa, nawe Imana yaguha umugisha. Ipuritinga ankureri niyo ndi gushaka. Ipuritinga ankureri, ndi gushaka kujya mpuritinga ibintu, kubera ko ndi gushaka ko ivugabutumwa ngenda mbereka ibyo bishushanyo. Mu nsengero nyinshi mu Rwanda birimo ibyo bishushanyo byose, biri muri Antikristo, biri muri Illuminati, barabipostinze mu ntuza mu nsengero zabo, birimo, turabizi. Ariko ntabwo nabona uburyo mbibereka gutya. N'ubu ngubu nkoresha telefone isanzwe, yino telefone isanzwe igendanwa, niyo nkoreraho amavideo. Sinabona uburyo ibintu byo kweditinga, niba ari kweditinga ntabyo nzi, nta bushobozi bwabyo mfite, nta mashini mfite nabikoresha, nta kamera ngira ngo nabishyira kuri mashini byeditinga. Ibyo nta nicyo bimbwiye, ahubwo mwebwe mufashe tubone printer, ngene printing ibintu zangira gutya mbibereke, banza bizajya biragaragara kandebe. Tuvuge n'urugero, iyi ni kaine goriramo. Okay, ndi kubibona bizaba biragaragara. Okay, bizaba bigaragara. Tujye tubipuritinga, ayo mafoto yose tuyazane,
tuyabereke kugira ngo musobanukirwe ibyo Satani arimo arakoresha muri iyi minsi. Mu matorero yo mu Rwanda dufitemo ubuyobe. Mu matorero yo mu Rwanda Satani yarinjiye. Mu matorero yo mu Rwanda Satani yatugezemo. Ese wibwiye ko ibi bintu byo bari kuvuga ngo ni bya antikristo? Wibwiye ko ibintu byo bari kuvuga ngo bya mpuzamatorero, wibwiye ko ari biki bari gukireya? Bari gukireya gushyira amadini hamwe kugira ngo ejo bundi rya torero rimwe niriza bizaborohere kuyenseramo. Ngo byanuza, ngo bya mpuzamatorero. Turabizi ibyo byose, turi maso. Abakristo bari maso, n'abanyamasengesho bari maso, n'abashumba, abapasitori bari mu mwanya, bari mu rugendo rujya mu ijuru bari maso. Ibyo muri iyi minsi ntabwo byari byageze igihe, ariko sisiteme bayikereye ari byo bashaka. Nujya gukurikirana uzasanga byose biri hejuru ya Kiliziya Gatolika niyo iri kubikereye. Kandi nujya gusanga mu Rwanda, ndi kubitegura nzabibaganiriza, muzasanga iyo miryango izo za mpuzamatorero nyinshi 98% zihagarariwe n'abagatolika. Ni ukubera iki se zihagarariwe n'abagatolika na ba musenyeri n'abakaridinali? Ni iyihe mpamvu? Ni ukugira ngo bizorohe guhuza itorero n'idini rimwe. Byose turi maso, turi kubikurikirana. Niyo mpamvu abakristo igihe tugishoboye gukoresha iri koranabuhanga n'iritumanaho, ndagira ngo mudushyigikire, mudutere inkunga, tubone ibikoresho kugira ngo tubashe kubwira abantu vuba vuba. Ni vuba vuba kuko mu myaka 2, 3, 5 bishoboka ko tuzaba tutakiri kubikoresha, barabifunze. Utavuga Yesu ngo bayifunge, aje n'ingoga bazayifunga, ndabizi neza. Kuko byinshi tuzatangaza hano ni ibyo kumena amabanga ya antikristo, ibyo kumena amabanga ya Illuminati, tuzabishyira hanze. Abakristo biyerure, bareke kujya muri byinshi. Ejo bundi rya dini rimwe ku isi riri muri ni mu kihe gihugu ra? Rate ujye kuri Zaburi cya kuri 12 uvuriro bisangaho. Prezida yagiye kurisura rya dini rishya. Prezida yagiye kurisura, ariko nanjye nkamukemanga, ujye gusura idini rimwe. Prezida wagiye gusura idini rimwe, iri dini imuza bato madini, urugero na kamera bakwemera gufotora byose. Ubwo se ntabwo bari bazi kugiye kumena amabanga yabo. Aho ngaho naho nagize akabazo, ndibaza Prezida ni muntu ukira, ni Imana yabikoze cyangwa nawe yinjiye muri system? Ariko tuzabimenya nawe Prezida. Abantu bari kugukemanga. Prezida, abantu barimo baragukemanga, ubimenye muvandimwe. Ntabwo nagucira urubanza, ariko nabyo birashoboka kubera ko abantu bafite abantu benshi, bakurikirwa n'abantu benshi, bose barugenda barukirita. Umuntu wese ubona ukurikirwa n'abantu benshi, bari aba Mukapasika, muzabirebe. Minyona mugeze kure, ngamuhaye imodoka, ngamuhaye iki? Mukapasika. Abantu bakurikira kino kiganiro, mugikore ku buryo murageza kuri muntu witwa Mukapasika, umubwire ko nawe abe maso, kubera ko nakomeza kugenda ngo ni ibitangaza by'Imana. Bitangaza by'Imana arisanga muri system. Mukapasika Minyona rega yamaze kwidekarara. Minyona yaridekaraye, yidekarara ko akorera Satani ku mugaragaro. Yidekarara ko yagiye kugura amavuta yo gusiga abantu ibitangaza bikoreke. Abantu basengera we bose 99% ni ibibazo bikomeye. Musengesha umwuka iteka, muzamenye ukuri, kandi ukuri niko kuzagira gute? Kuzaba batura. Turi hano rero kugira ngo tuvuge ukuri mu baturwe n'amaraso ya Kristo. Rero bene data, ntabwo nshaka gutwara umwanya munini, ariko ibintu biriho ni byinshi kandi birimo amayobera menshi atandukanye, aho bisaba kugira ngo usenge. Numara gusenga usaba Imana imbaraga, kandi ugire n'ihushurirwa, utunge Mwuka Wera muri wowe. Kuko nutunga Umwuka Wera, nugera ahantu bimeze gutyo, Mwuka Wera azakongorera unyonyombe. Nugera aho bikomeye, Mwuka Wera azakongorera ubone uko umenye uko witwara. Ariko nudatunga Mwuka Wera, kwisha. Imana iduhane umugisha. Narangiza mbasaba gukora subscribe kuri Ajeningoga TV, ugakora na comment, ugakora na like, ukacyoreza n'abandi, ugakora na share, ukacyoreza n'abandi ikiganiro. Iyo ucyoreje abandi nabo bamenye ibihe bigeze, bagakanguka, bagatangira bakaba maso mu madini basengeramo. Kuko amadini muri iyi minsi ni imwe mu ntwaro Satani ari gukoresha mu kuzarimbura abantu benshi. Niyo mpamvu turi gutegura ikiganiro kijyanye n'amadini muri iyi minsi, uburyo bari kutubeshya, bari kutuyobya. Turi kugitegura, turi no kugisengera kugira ngo Imana iduhereze imayishurirwa, iduhe na referensi zitandukanye ku bijyanye n'amadini muri iyi minsi. Ariko ikintu cyo bita Illuminati irabamaza abakozi ba Satani, kandi ari kuvuga abakozi b'Imana. Irabamaza kubera iki? Benshi bafite umutima ufite irari ry'iby'isi, ntabwo bashaka kwiyanga
ngo bambare ikoti rimwe, bambare ishati imwe, bambare inkweto imwe, ariko bakorera Kristo bashimwa n'Imana. Ahubwo bashaka kwambara amakoti meza, bakaba mu mazu meza, bakaba mu mamodoka, bakagira ubutunzi n'ubwa mirenge, kubera ko ingororano zabo nyine nizo baba bamaze guhita mu isi. Niyo mpamvu Pastor Clement muzabona nkunze kwiyambara amashati by'amakoti se. Ntabwo Yesu yahamagaye abantu ngo bajye bambara amakoti. Abigishwa ba Yesu si bambaraga amakoti? Ntibavuze ubutumwa se n'uyu munsi bwaba bukigenda? Nta mpamvu yo kwambara amakoti. Kwambara ikoti si bibi, sincira abantu babyambara si bibi, uba wambaye neza ugaragara neza, ariko ntabwo aribyo bituma uvuga ubutumwa. Niyo waba utarifite wavuga ubutumwa gutya, nambaye ubutumwa bukumvikana. Cyambere ni ugusoma Bibiliya ukabwiriza abantu ukuri, abantu bagahinduka bakava mu byaha. Imana rero ibahe umugisha kandi bagire neza, mudushyigikire muri uyu murimo, kandi ushaka kudushyigikira mu buryo bw'ibitekerezo wakandika muri comment, ariko utabishoboye watwandikira kuri 0 guteranya 250 788 750 353. Niyo nimero ushobora kutubonaho, unaduhamagaye twakwitaba. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Mukanguke, muhunge mudapfa, muhunge mudapfa, muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzaba batura. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane, turabakunda cyane. Ciao ciao.